sinzi minisitiri wa siporo ari hano cyangwa abantu bo muri siporo bakora muri siporo hari uri hano? Okay. Ndabavuga badahari, ubundi nkunda kuvuga abantu bahari kugira ngo siporo dushaka guteza imbere. Siporo ifite akamaro kanini cyane, ifite akamaro kuko mu buryo bwa development y'umuntu, ari mu mutwe, ari ku mubiri, ari mu bikorwa bindi biteza imbere umuntu, siporo ni ngombwa. Ariko vuba ngiye kumva numva abantu bo muri siporo, kandi nta federation n'imwe itarimo ibyo bibazo. Abayobora buri mutwe wa siporo uwo ari wo wose, ibibazo bijyanye n'imico mibi ya corruption. Ndabibabwirira kuko urubyiruko nimwe benshi bari muri siporo. Reka mvuge umukino runaka, wari uwo gutwara amagare, niba ari volleyball, niba ari football, niba ari basketball, niba ari iki, ntabwo bishobora gutera imbere amikoro adahagije dukwiriye kuba dukoresha agenda, aho kugira ngo ajye muri siporo ayiteze imbere, ayo mikoro ajye ku muntu umwe cyangwa babiri muri iyo siporo, abandi bagenderaho. Urugero, ufasha abantu bagiye mu marushanwa hanze, bavuye hano bagiye mu Burayi, bagiye i Burayi, ni abantu 20, abana, urubyiruko nkamwe rwose babishaka ndetse banabishoboye. Ubundi bari bakwiye kuba banabishobora kurusha niba ubushobozi bwabageragaho bukabafasha. Ariko ikibaye ni iki? Ufashe abantu 20 bashyize muri bisi, niba bavuye aha bagiye Nairobi, bashyize muri bisi, abayobozi bafashe first class mu ndege, abandi bantu basize ntabwo bajyanye nabo, babasize bagiye ngo babasangeyo. Ariko ubwo si ibyo gusa, aba bayoboye bashyize abantu mu ibasi, bo bagiye mu ndege, ntabwo bagiye mu ndege bonyine bene nk'abo bayobozi, batwaye n'imiryango yabo n'inshuti. Nibyo. Ba bana bakina bagezeyo, nta nubwo babahaye, by the way, nta nubwo babahaye n'icyo kugura amazi mu nzira. Bagezeyo barushye, bashonje, hari ubwo bagerayo bagasanga imikino yarangiye. Nibyo, ntabwo ibyo mvuga, ntabwo ari byo mpimba. Cyangwa se bagezeyo bavuye mu ibisi bajya mu field kujya kurushanwa, batariye, bataruhutse, ubwo bikagenda gutyo. Ariko mu nyandiko, muri za minisiteri cyangwa muri za federation cyangwa biranditse ko bagiye mu marushanwa Nairobi cyangwa hehe, amafaranga yagiye n'aya ngaya, abana bakagaruka uko bagiye, cyangwa bari hanyuma y'uko bagiye. Ibyo
kuba dufite abayobozi bakora batyo. Ariko ndagira ngo namwe nk'urubyiruko namwe mujye mugaragaza ko mu byanze atari ko bikwiye kumera. Ntimukabiceceke. Wagiye ugeze imikino yararangiye uratashye uraza usubiye hariya urongeye ugiye gukina volleyball. Nta n'uganye ngo uvuge ariko muzi byatubayeho. Muzi ibyo umuyobozi wacu yadukoze kugira ngo erega nitubimenya tunabimubaze. Akwiye kubibazwa, umuntu umwe akwiye kubibazwa. Notone ko akwiye kubibazwa, namwe mukwiye kwerekana ko mubyanze mukabishyira hanze bikamenyekana kugira ngo n'undi atazabikoresha. Sibyo? Bigahagarara. Maze kubyumva ahantu henshi, abandi ibya bindi bakina umupira w'amaguru, aho gushyira amafaranga mu bikoresho bindi bitunga umubiri w'abantu bigira bite, bakabitwara mu ndagu, bakabitwara mu indagu murazizi, kujya mu witchcraft. Witchcraft is primitive. Don't do that. Yes. Should not accept it. Ugiye mu competition mu mutwe haba harimo indagu, niyo mpamvu batahana ubusa buri gihe. Yes. Ariko noneho you must even be absolutely foolish, because if you tried something so many times and it doesn't work, why do you keep repeating it? Why do you make it a habit? Umaze kubona ko bidashoboka, ntacyo biguha, urakora ibyiki, urabisubiramo ibyiki, ejo urasubiramo ibyiki. So ibyo nabitinzeho kuko ndashaka kubabwira ngo mwebwe nk'urubyiruko uko murerwa, uko murezwe, haba mu rugo, haba mu mashuri, haba hanze mu nzego z'igihugu, bifite uburemere buruta ubw'abantu babishyiraho. Iyo urezwe uri aho wemera corruption nta kigutwaye, ibintu byo kuriganya ntacyo bigutwaye, ugakura uri mediocrity. Mediocrity mu Kinyarwanda ni iki? Ibintu kiri hasi yo guciririka. Ariko ubwo turagendera kuri ibyo. Kwemera ibintu biciriritse bikajya muri kamere yawe, bikaba ikintu ushobora kubana nacyo, hari ikibazo. Haba hari ikibazo mu mutwe w'umuntu. Iyo bikuriyemo, iyo bikoranye, tuzahora turi hahandi n'ubundi haciriritse. Abantu baciririke, igihugu giciririke, nuko duhore twiyambaza iki? Abashobora byose. Twiyemeze abariko tubayeho, tubyemereho mwabyemera. Icyambere rero mu bantu bato mubanze muhanagure ibintu nk'ibyo mu mitwe yanyu, nicyo kizabageza, nicyo kizatugeza nk'igihugu aho dukwiriye kuba tugera. Muhanagure mu mitwe, muvanemo ibintu biciriritse byo kwiheba cyangwa kumva ko wowe urashoboye. Bigerageze, byange wagerageje.
ubanze ugire uwo mutima ushaka kugerageza gukora ikintu kikunanire, byinshi bizananirana, ariko cya kintu nibikinanira kimwe n'ikinanirana kandi ugerageza ikindi, uzagira icyo ushobora. Naho iyo warekeye aho kugerageza ugatungwa n'abandi cyangwa no guhora cyangwa se n'indagu cyangwa aho niho hambere urubyiruko dukwiriye guhera mu byo twubaka, mu byo twiyubakamo, naho bitangirira. No mu mashuri mugiyemo ujyamo ufite